twinjire mu ijambo ry'Imana. Nufashwa urandika muri komenti cyangwa se ushireho utu tuntu turi gukora ndi gushyiraho, turafasha cyane kugira ngo tumenye ko turi kumwe. Ni byiza cyane. Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni ubuzima, kandi iyo rivuzwe, iyo risohowe neza rikora akazi mu mitima y'ubwoko bwawe. Uyu mugoroba reka ijambo ryawe ridukoremo akazi, kandi mu izina rya Yesu iyi service iza kurangirira abantu babe bamaze kubona imbaraga zidasanzwe ziri mu ijambo ryawe. Elelo sanida kobole daninista kopa evalila seledo digeneno siakala baebenewa. Mu izina rya Yesu imitima yacu ndetse n'imibiri bikorweho, habe impinduka idasanzwe mu izina rya Yesu. Tugwaye icyubahiro y'ukuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Twinjire mu ijambo ry'Imana. Nufashwa urandika muri komenti cyangwa se ushireho utu tuntu turi gukora ndi gushyiraho, turafasha cyane kugira ngo tumenye ko turi kumwe. Ni byiza cyane. Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni ubuzima, kandi iyo rivuzwe, iyo risohowe neza rikora akazi mu mitima y'ubwoko bwawe. Uyu mugoroba reka ijambo ryawe ridukoremo akazi, kandi mu izina rya Yesu iyi service iza kurangirira abantu babe bamaze kubona imbaraga zidasanzwe ziri mu ijambo ryawe. Elelo sanida kobole daninista kopa evalila seledo digeneno siakala baebenewa. Mu izina rya Yesu imitima yacu ndetse n'imibiri bikorweho, habe impinduka idasanzwe mu izina rya Yesu. Tugwaye icyubahiro y'ukuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Twinjire mu ijambo ry'Imana. Nufashwa urandika muri komenti cyangwa se ushireho utu tuntu turi gukora ndi gushyiraho, turafasha cyane kugira ngo tumenye ko turi kumwe. Ni byiza cyane. Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni ubuzima, kandi iyo rivuzwe, iyo risohowe neza rikora akazi mu mitima y'ubwoko bwawe. Uyu mugoroba reka ijambo ryawe ridukoremo akazi, kandi mu izina rya Yesu iyi service iza kurangirira abantu babe bamaze kubona imbaraga zidasanzwe ziri mu ijambo ryawe. Elelo sanida kobole daninista kopa evalila seledo digeneno siakala baebenewa. Mu izina rya Yesu imitima yacu ndetse n'imibiri bikorweho, habe impinduka idasanzwe mu izina rya Yesu. Tugwaye icyubahiro y'ukuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni ubuzima, kandi iyo rivuzwe, iyo risohowe neza rikora akazi mu mitima y'ubwoko bwawe. Uyu mugoroba reka ijambo ryawe ridukoremo akazi, kandi mu izina rya Yesu iyi service iza kurangirira abantu babe bamaze kubona imbaraga zidasanzwe ziri mu ijambo ryawe. Elelo sanida kobole daninista kopa evalila seledo digeneno siakala baebenewa. Mu izina rya Yesu imitima yacu ndetse n'imibiri bikorweho, habe impinduka idasanzwe mu izina rya Yesu. Tugwaye icyubahiro y'ukuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. So warahezagiwe. Uyu munsi ndagira ngo tugane ku ijambo ryitwa umugisha wa Abraham. Abantu babonye posta, niyo topic yacu y'uyu munsi, umugisha wa Abraham. Iyo tuvuze ijambo umugisha buri wese abisobanura ukwe, ariko muri rusange ibyo abantu benshi bazi ni uko umugisha ari ubifatika cyangwa se ari ibintu bifatika tuzi. Urugero nk'amafaranga, amazu, amamodoka, visa, kugira urugo rwiza, ushobora kuvuga se kugira urugo rwiza, kugira itorero ryuzuye,
ku bantu b'abakozi b'Imana. Iyo umuntu afite itorero ryuzuye abantu baza gusenga ku cyumweru, bafite amateraniro ya mbere n'aya kabiri, bafite amateraniro yo mu mibyizi yuzura, baravuga ngo yahawe umugisha, baravuga ngo afite umugisha. Iyo umuntu afite amafaranga, ururimi tuvuga ngo afite umugisha. Iyo umuntu afite amazu cyangwa inzu, turavuga ngo afite umugisha. Iyo umuntu afite imodoka, turavuga ngo yabonye umugisha. Iyo umuntu yabonye visa, turavuga ngo yabonye umugisha. Iyo umuntu ufite urugo rwiza n'abana beza, turavuga ngo afite umugisha. Ibyo byose niko 99% dusobanura umugisha. Yewe biragoye guhindura iyi myumvire, ariko kandi birashoboka binyuze mu ijambo ry'Imana. Bimwe mu byo tugiye kurebana hamwe uyu munsi, kugira ngo uko bwije n'uko bukeye uhindure imitekerereze yawe ku Mana, umenye neza icyo Imana igushakaho, icyo ishaka kumenya, icyo ishaka gusobanukirwa. Umugisha rero niko twese abenshi tuwuzi. Iyo umuntu akubwiye ngo Imana iguha umugisha, iyo umuhanuzi akubwiye ngo mwana wanjye ngiye kuguha umugisha, ikintu yita cyiza ni ukugira amafaranga, ni ukugira iduka, ni ukugira visa, ni ukujya mu mahanga. Nongere mbibutse ikintu gikomeye cyane mbere yuko nkomeza. Bibiliya yandikwa ntabwo yanditswe mu rurimi rwacu, ntabwo yanditswe mu muco wacu, ntabwo yanditswe mu gihe cyacu. Bibiliya yanditswe isezerano rya kera ryanditswe mu Giheburayo, isezerano rishya ryandikwa mu Kigiriki, byandikwa mu mico yabo, byandikwa mu gihe cyabo. Niyo mpamvu Petero yihanangirije abasobanura Bibiliya cyangwa se ibyanditswe, arababwira ngo bakwiye kwitonda mu gusobanura ibyanditswe. Imyizerere mibi iva he? Imyizerere mibi iva mu gusobanurwa nabi kw'ibyanditswe. Abantu bose mubona bafite imyizerere, abapantekote, abadive, abandi bose mujya mubona imyizerere yabo bose bavuga ko iva muri Bibiliya, ariko kandi ikaba iratandukanye. Imyizerere yabo ikaba itandukanye, ariko bose iva muri Bibiliya. Byatewe n'iki? Uyu yayisobanuye uku, uyu yayisobanura ukundi, uyu yayisobanura ukundi, hanyuma bibyara imyizerere. Pawulo arimo abwira Abakolosayi mu gice cyaho cya 2, arababwira ngo nimukagendere ku mategeko n'imihango by'abantu. Agenda bivuga bimwe na bimwe, aravuga ngo koko bisa naho ari iby'ubwenge, ngo kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, kugira ngo abantu bavuge ngo twebwe turi abapantekote, abandi bavuge ngo twebwe turi abadive, abandi bavuge ngo turi ababetesida, turi abazayoni, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. Iyo bakubwiye imyizerere yabo, biravuze ngo bisa naho ari iby'ubwenge, ariko ntabwo gusobanura Bibiliya ubwenge umuntu ashyizemo aribwo buvanayo ukuri. Oya, ahubwo gusobanura Bibiliya, Petero arimo abiyama ababwira ati muramenye. Mu gice cya mbere cya Petero wa 2 umurongo wa 20, aravuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Bivuga ngo ubuhanuzi bwo mu byanditswe n'ubuhe? Ni ibyanditswe byose kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Ubuhanuzi burimo cyangwa se ibyanditswe birimo ntabwo bishobora gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Bivuga ngo hari ubusobanuro runaka bw'ibyo byanditswe. Reka nkore iyi statement, nkunda kuyikora, reka nongere mbivuge. Ibyanditswe cyangwa se Bibiliya, umurongo wa Bibiliya ntabwo ushobora gusobanura uyu munsi icyo utasobanuraga igihe wandikwaga. Niyo mpamvu abantu bose basobanura Bibiliya bayihuza n'ubuzima bwacu bwa 2024, bayihuza no gukodesha, bayihuza no kubura urubyaro, bayihuza no kwirukanwa mu nzu, bayihuza no kubura akazi, bayihuza no kubura ibyo kurya, bayihuza no kubura ibyo kwambara. Abo bantu basobanura Bibiliya mu buryo buteye ubwoba, butari ubwo kuvugwa, buteye isoni, kuko ntaho bihuriye na gato. Ijambo ry'Imana Bibiliya ni igitabo cy'agakiza, ni igitabo kivuga ku gucungurwa, kivuga ku gutegura ko gucungurwa k'umuntu, kivuga n'igihe byasohoreye.
Mana ishimwe cyane. So iyo umuntu ahuje Bibiliya n'ubuzima bw'uyu munsi, ni ikimenyetso cy'uko asobanuye ibiri mu mutwe we. Ntabwo mvuga yuko ubuzima bw'uyu munsi butandukanye n'ijambo ry'Imana, ariko kandi kuko Yesu ari hanze y'ibihe, Kristo ari hanze y'ibihe. Iyo usobanuriye abantu Kristo, araza agafitinga mu gihe urimo uyu munsi 2024, kubera ko Yesu w'igihe Bibiliya yandikwaga na Yesu w'uyu munsi na Yesu w'ejo n'umwe. Bibiliya avuga ngo he is the same yesterday, today and forever. Bivuga ngo ntabwo agendana n'ibihe, ari hanze y'ibihe. Oh haleluya. Kristo ari hanze y'ibihe, niyo mpamvu adahinduka. Ntabwo wamuhuza na 2024, ahubwo iyo wamwize neza ukamubwirwa neza, akunyuza no hanze y'ibihe abikunyuzamo. Haleluya. So impamvu mbibukije icyo ngiki niki, nuko ubuyobe bwose buhari n'ubuzabaho buterwa n'imisobanurire ya Bibiliya. Ntabwo ari ibindi bitabo baba basomye, ni Bibiliya abantu basoma bakayisobanura nabi, bigatuma bizana ubuyobe. So bimwe rero mu bidufasha gusobanura Bibiliya, ndababwiramo bibiri uyu munsi. Icya mbere, gusomera imirongo mu yindi, cyangwa se gusomera umurongo mu wundi, mu yindi mirongo. Umurongo wa Bibiliya, mbibutse yuko Bibiliya yandikwa ntabwo yahawe ibice n'imirongo, ntabwo yari irimo ibice n'imirongo. Icya kabiri, ikigiriki n'igiheburayo ntabwo kigira ubwitso n'ubwatuzo, kigira ubwitso, ubudomo, Bibiliya ni ibintu cyo bita punctuation marks. Ntabwo ikigiriki kibigira. Bivuga ngo utwatuzo twose tubona muri Bibiliya, utwitso, utudomo, byashyizwemo n'abantu basobanuraga Bibiliya. Icya kabiri, ntabwo Bibiliya iri originali irimo ibice n'imirongo. Bivuga ngo niba ari urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abaroma, rukaba rufite ibice 19 cyangwa 18, byose hamwe ni ibaruwa imwe. So rero biba byiza iyo usomye ukuyemo ibice n'imirongo ugasomera hamwe, nibwo uvanamo icyo Bibiliya ivuze. Bivuga ngo ntabwo ushobora kujya muri Matayo ngo uvanemo umurongo umwe gusa, Matayo 5 umurongo wa 12 cyangwa se wa 15 ngo usome wonyine, hanyuma usobanura ibyawe. Iyo umurongo wa Bibiliya usomye wonyine, uhita utakaza ko ukuye mu yindi mirongo. Umurongo wa Bibiliya ugira ubuzima iyo usomanye n'iyindi mirongo iyibanza n'iyikurikira, nibwo umenya neza icyo ijambo ry'Imana ryavugaga, uwo ryabwiraga n'icyo ryamubwiraga. Icyo ni icya mbere, gusomera umurongo mu yindi mirongo, gusomera ijambo uri gusoma ukarisomera mu yindi mirongo, icyo twita context. Hari icyo bita pretext, ni ikibanza, noneho n'icyanyuma y'icyo urimo gusoma, hanyuma kigatuma usobanukirwa icyo wasomaga. Urugero ngiye gutanga nihuta cyane, hari ijambo rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Iyo umuntu asomye uwo murongo agahita arekeraho, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, agahita atangira akavuga ngo nshobora guhinga kubwa Kristo umpa imbaraga, nshobora gucuruza kubwa Kristo umpa imbaraga, nshobora kubaka urugo kubwa Kristo umpa imbaraga, nshobora ibintu byose nshobozwa byose. Mu by'ukuri Pawulo avuga iri jambo ntabwo yavugaga byose nka byose, nubwo ari byose mu myandikire, ariko ntabwo ari byose, kuko ntabwo wakuraho Biden muri Amerika ngo ube perezida wa Amerika. Ntabwo wabishobozwa na Kristo guha imbaraga. Rero niba utamukuraho ngo ube perezida, ntabwo ari byose. Ntabwo uyu mwanya waguruka ngo uve muri Amerika ugere mu Rwanda, cyangwa se uve mu Rwanda ugere mu Burundi.
udafite utanyuze mu modoka, niba utaguka ngo ugereyo bivuga ngo ntago ari byose. So iyi nshobozwa byose na Kristo imbaraga ni byose nubwo bwose atari byose. So iyi byose rero uyisanga muri context, muri pretext, amagambo yabanje hejuru n'ayakurikiye hepfo. Iyo dusomye dusanga igihe Paulo yavugaga iri jambo yari arimo abwira itorero ryamwoherereje ubufasha mu ivugabutumwa. Arababwira ngo nigishijwe gusonza, nigishwa no guhaga. Aravuga ngo nzi kubaho ntacyo mfite, nzi no kubaho mfite ibisagutse. Aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ibi byose avuze ni ibihe? Ni ugusonza no kubaho afite ibintu, ni ukubaho nta mafaranga afite no kubaho atayafite. Ibi nibyo byose Paulo yavugaga. Ntabwo ari byose rero byose ngo nshobora gusasa ku bwa Kristo imbaraga, nshobora guteka ku bwa Kristo imbaraga, nshobora oya. Iyo usoma Bibiliya ureba muri context ukamenya ngo ibi byose ni ibihe Bibiliya iri kuvuga. Ntabwo ufata byose ya Paulo ngo nawe ujye kwikoresha muri byose, ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga ngo ujye kubishyira. Paulo yavugaga iki? Yavugaga kubaho mu buzima bwo gusonza n'ubuzima bwo kuba afite byose. Yarabwiye ngo byose ndabishobozwa. Ibyo nyine yavuze. Hari n'irindi jambo riri mu Baroma 8:28 aho Paulo yavuze ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ngo kubakunda Imana ngo tuzi yuko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hanyuma umuntu agahita atangira ngo byose, ngo ubwo burwayi ngo bufatanyirije no kuzana ibyiza, ngo izo ntambara, ngo ibyo uri kunyuramo byose ngo bifatanyirije no kuzana ibyiza. Reka ibyo byose yavuze ni ibihe? Harimo intambara, harimo uburwayi. Paulo yari arimo kuvuga iki? Yari arimo kuvuga ukuri. Urebye ku mirongo ikurikiye yaravuze ngo abo yamenye kera ngo yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Haleluya. So ibyo byose rero, ibihe byose, kumenywa kera, guhamagarwa, gutsindishirizwa, guhabwa ubwiza, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza mu buzima bw'abizera. Kumenywa kwawe kera n'Imana, guhamagarwa kwawe n'Imana, gutsindishirizwa kwawe n'Imana, guhabwa ubwiza, byose bifatanyiriza hamwe. Muri kubyumva? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu asobanuye ibindi agatangira gushyiramo ngo urumva ngo ibyo byose urimo kunyuramo, ibyo byose ngo bifatanyiriza hamwe. Oya, ugomba kumenya context byavuzwemo kugira ngo utaza kubihuza n'ibintu biri bwice karagiteri y'Imana. Ibintu biri bwice karagiteri y'Imana bigatuma ugaragaza Imana nkaho ari nyicanyi, ariyo yazanye, ariyo hava ya magambo ngo niteze ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Kubera iki? Bamubwiye ko ngo ari byose bifatanyiriza hamwe kuzana ibyiza, ariko ntibamubwira ibyo byose ni ibihe kandi byari bihari. Ngo ahantu hose usanze ijambo mu gitabo cya Bibiliya iri risobanura riba riri aho ngaho hafi. Mbitinzeho cyane, reka nihute cyane. Icya kabiri mu gusobanura Bibiliya, kudasobanuza ibyanditswe ibyo utekereza. Abantu benshi basobanuza ibyanditswe ibyo batekereza. Gute? Azazi ibyo ashaka kwigisha, hanyuma akajya muri Bibiliya gushaka imirongo ishyigikira ibyo yatekereje. Urugero, umuntu agatekereza ngo ku cyumweru nzabwiriza ku gutanga. Nzabwiriza ku gutanga. Hanyuma akajya muri Bibiliya, sinzi niba hari icyo ari kuvuga. Yakomeza, ni comment isanzwe nabo turasabwa gusoma. Amen. Okay. So umuntu akajya muri Bibiliya agiye gushaka imirongo ishyigikira gutanga. Ni igitekerezo cye afite mu mutwe, nicyo yapanze, hanyuma akajya muri Bibiliya ashaka imirongo ishyigikira gutanga. Umwe akawukura mu Bafilipi, undi akawukura mu Bami ba kabiri, undi akawukura mu Itangiriro, undi akawukura mu Bami ba gatatu, mu Bami ba mbere, undi akawukura muri Samweli wa mbere, undi akawukura muri Esiteri.
bagahuza imirongo idafite ikihuriyeho na gato, ngo nuko ivuga ku gutanga, ariko iyo mirongo ugasanga nta namwe ihuriye. Nta nihuriye. So ngo uburimo gushingiranya imirongo idashobora gushingirana, bidashoboka rwose. Ugasanga arasomye ngo nuko Imana ibwira Aburahamu ngo tanga Isaka, hanyuma agahita abwira ngo nuko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Arimo ashaka kwigisha gutanga, hanyuma agahita yirukanka akajya ngo nuko ngo umwami ngo Ahasuwerusi ngahereza Esiteri ngo akavanga ibintu bidahuye. Ngo nuko ufite igitekerezo cyawe wowe ugashaka imirongo muri Bibiliya igishyigikira. Niyo mpamvu uzumva bavuga ngo reka twifashishe Bibiliya. Ngo Bibiliya barayifashisha, twifashisha ijambo ry'Imana. Iryo jambo sinzi uburyo natangiye kuryanga muri iyi minsi, numva abantu barivuga nkumva rirancisha. Reka twifashishe. Ngo hari ibintu ushaka gucishaho wowe ibitekerezo byawe bwite, ariko ushaka kwifashisha ijambo ry'Imana ubinyuzaho. Ugasanga ushaka kubwira abantu ngo bajye bambara ibirebire, hanyuma ukifashisha ibyo Mose yabwiye Abisiraheli, kubera ko bari bagiye kujya mu gihugu cyuzuye abatinganyi, ababwira ngo ntibakambarane abagore n'abagabo kugira ngo basobanukirwe neza umugabo n'inde umugore n'inde. Bari bagiye kujya kwinjira mu bihugu by'Abamoni n'Abaci, bari bafite ibintu by'ubutinganyi. Ugafata uwo murongo ukawifashisha ushaka kubwira abantu bo mu Rwanda cyangwa mu Burundi ngo bajye bambara ngo gutya na gutya. Ni ukwifashisha Bibiliya uvuga ibitekerezo byawe. Ibyo bintu uko ari bibiri ni bibi cyane. Gusoma umurongo ukawusoma wonyine, ntumenye indi mirongo ibanza nikurikira ngo umenye icyo yavugaga. Icya kabiri, gusobanuza ibyanditswe ibyo utekereza. Bifitiye umujinya wawe, hanyuma ukajya gusoma ijambo ngo murabikora nk'abihorera, ngo mukibwira ko mpamwe nawe. Mu by'ukuri ntabwo ari Imana yarakaye, niwe warakaye, ariko urimo ashaka kugaragaza uburakari bwawe unyuze mu byanditswe. Uri kubona? So ibyo byose nibyo byagiye bizana ubuyobe n'imyumvire benshi bagihagazeho uyu munsi itari myiza. So tugaruka rero kuri topic yacu. Ijambo umugisha risobanuye iki? Urebye ijambo umugisha mu Kinyarwanda cyacu cyangwa se mu Kirundi, iyo umuntu uvuze ngo umuntu afite umugisha, uba ushatse kuvuga ko umuntu yahiriwe. Ariko Bibiliya ivuze ngo umuntu afite umugisha ibivuga ibitandukanye. Kubera iki? Bibiliya ntabwo ari Ikinyarwanda, yanditswe mu Giheburayo, ariko abayishyize mu Kinyarwanda no mu Cyongereza bagerageje amagambo dushobora kumva kandi y'icyo gihe igihe bayisobanuraga. Ngira ngo iyo dufite uyu munsi yasobanuye muri 84 ngira ngo, ariko ari izindi zasobanuwe mbere n'izindi zasobanuwe nyuma. Icyo zitandukaniyeho ni amagambo akoreshwa uyu munsi. Usomye Bibiliya yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana, irimo amagambo yoroshye kurushaho akoreshwa uyu munsi kurusha ari muri Bibiliya yera. Ni Bibiliya zimwe, ariko bagerageje gushaka amagambo ashobora kuba ahagije. Kubera indimi zacu zirakennye ku buryo gusobanura amagambo y'Igiheburayo ukayavanayo neza uko asobanuye bigoranye. Ariko kandi ufite uwo mugisha wo kumenya urwo rurimi birakorohera kugira ngo umenye. So ijambo umugisha rero risobanuye iki? Ijambo umugisha risobanuye baraka. Baraka ni mu Giheburayo bivuga baraka. Baraka bivuga kwemerwa. Baraka mu Giheburayo ntaho bihuriye n'amafaranga, ntaho bihuriye n'amazu, ntaho bihuriye no kugira visa. Baraka bisobanuye kwemerwa, cyangwa se kuba uri mu mahoro n'umuntu runaka. Kwemerwa, kuba umuntu akwemeye, cyangwa se kwakirwa. Baraka bisobanuye kwakirwa, bisobanuye kwemerwa. So iyo Bibiliya ivuze ngo umugisha ibivuze kwemerwa. Irwo nirwo rurimi rwa Bibiliya, ibivuze kwemerwa. Bivuga ngo ijambo umuvumo aricyo kinyuranyo cy'umugisha. Umuvumo nabwo ntabwo bisobanura gukena.
sinzi umuntu wazanye iyo myumvire. Iyo bavuze ngo umuntu afite umuvumo, ni umuntu uba udafite amafaranga, ni umuntu uba utemerwa, umuntu uba umeze ukuntu, bakavuga ngo uriya afite umuvumo. Bakubwira kuko ukora ntiwunguke ngo buriya ni umuvumo, ngo kuko ugira uvuga kwemerwa. Umuvumo uvuga kutemerwa cyangwa se kutakirwa. Iyo Bibiliya ivuze ngo umuntu afite umuvumo cyangwa se yaravumwe, bivuga ngo ntago yakirwa cyangwa se ntago yemerwa. Hehe kandi kwemerwa hehe? Kwakirwa hehe? Imbere y'Imana. Kwakirwa, kwemerwa imbere y'Imana, cyangwa se kutakirwa, kutemerwa imbere y'Imana. Mungurikire neza. So nkuko nabivuze, reka tugiye kureba kuri Aburahamu, ariko tubanje kwemeranya neza yuko ijambo umugisha risobanuye kwemerwa imbere y'Imana. Umuvumo bikaba bisobanuye kutemerwa imbere y'Imana. Bivuga ngo umuntu ashobora kuba ari umukire afite amafaranga, ariko akaba atemewe, akaba afite umuvumo. Kuko umuvumo muri Afurika honyine niho umuntu aba akennye, bakavuga ngo afite umuvumo, ngagiye kugira ngo bamukorere deliverance, ngo bamukorere umuvumo w'ubukene. Ubukene ntabwo ari umuvumo. Ubukene ni ukudakoresha umutwe wawe neza, kudakoresha imbaraga zawe neza, kudakoresha igihe cyawe neza. Icyo nicyo twita ubukene. Ubukene ni ukudakoresha igihe cyawe neza, imbaraga zawe neza, na opportunity cyangwa se imigisha, navuga ngo ni amahirwe ubona mu buzima, kutayakoresha neza. So niyo mpamvu iyo umuntu avuze ngo umugisha, aba avuze kwemerwa n'Imana. Umuntu ashobora kuba afite amafaranga akemerwa n'Imana, ashobora no kuba atayafite nabwo akemerwa n'Imana. Uku kwemerwa niko turi buze kureba, hanyuma dusobanukirwe umugisha icyo ari cyo. Turaza gukoresha iyi nkuru ya Aburahamu cyane, kuko niyo twashyizeho topic, umugisha wa Aburahamu. Imana imfashe nze kwihuta cyane kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe, ntuveho. Ndabona abantu bari kuvaho bagiye bongera bagaruka. Iyo uvuyeho wongera ugaruka, bituma utagira stabilite neza, cyangwa ugasanga hari amagambo agucitse, ugasanga ntabwo umenye neza icyo twigishijwe. So gumaho, telefone yigumye hamwe, fata umwanya, niba ufite agakaye kawe wandike, ni byiza cyane. Reka turebe Bibiliya, ijambo ry'Imana, igitabo cy'Abagalatiya, Abagalatiya 3:13, umurongo wa 13 n'uwa 14. Turebe kuri Aburahamu. Bibiliya ivuga yuko turi abuzukuru ba Aburahamu, cyangwa se turi abana ba Aburahamu mu kwizera. Hanyuma abantu bakaba bavuga ngo imigisha ya Aburahamu ngo twarayihawe. Hanyuma mu kubisobanura bakabisobanura nabi, bigatuma abantu bagira amarari yo gusengera ibintu gusa, bavuga ngo ni umugisha wa Aburahamu bashaka. Ndagira ngo turebe umugisha wa Aburahamu, tuwusobanukirwe, tumenye umugisha wa Aburahamu dufite uwo ari wo. Aravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Umurongo wa 14, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga, bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Bibiliya ivuze ngo Kristo yaducunguye atuvanye mu muvumo w'amategeko, hanyuma 14 atuvanye mu muvumo ngo kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere ku banyamahanga. Tubonyemo amagambo abiri, hari umuvumo twacunguwe kuvamo, hari n'umugisha twacunguwe kwinjiramo. Twitegereje neza Bibiliya aho ngaho ku murongo wa 13 haravuga ngo ni umuvumo, ntabwo ari imivumo. Hanyuma kandi akaba ngo ni umugisha, ntabwo ari imigisha. Kugira ngo umugisha wa Aburahamu twacunguye dukijwe kuva mu muvumo w'amategeko. So ni umuvumo n'umugisha, amagambo ari mu buke cyangwa se muri sengiriye.
ntago bavuze imigisha ntibavuze n'imivumo, bavuze umugisha n'umuvumo. Reka twiruke cyane inyuma. Imana ihamagara Aburahamu mu Itangiriro 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Ndaza gusaba umuntu uri ufite Bibiliya hafi aze kumbwira kugira ngo dufatanye kubwiriza. Najya mvuga imirongo ugasoma kugira ngo dufatanye nta kibazo. Niba hari uyifitire hafi aho ngaho Raki cyangwa undi wari we wese cyangwa Gatesi, ndabona amanitse kuboko niba ayifite hafi aho. Itangiriro 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 uhagira mbere asoma. Ndabona Gatesi akuyeho mikoro, dusomere mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uza kuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Wow, be blessed. Iri jambo rirakomeye, ndagira ngo ndabizi ko musanzwe muri soma, ariko Yesu yagiye akoresha amagambo mu Bibiliya bitabo 4, Mariko, Matayo, Luka na Yohana, abaza abafarisayo babwira ngo mbese ntimwasomye? Mbese ntago murasoma ko ntimurasoma mu byanditswe gutya na gutya? Babaga barasomye, ariko impamvu babwira ngo ntimwasomye, uku gusoma yavugaga ni ugusoma witonze muri detaye. Abantu basoma Bibiliya kubera ko bashaka kuyisoma gusa by'idini, ngo ataryama adasomye Bibiliya agasoma gusa ahurutura. Ugomba gusoma muri detaye. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Tubona ko umugisha ari isezerano rya kabiri Imana yahaye Aburahamu nyuma yo kumubwira ko izamuhindura ubwoko bukomeye. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari umugisha wa kabiri, ahubwo ni bimwe. Kumuhindura ubwoko bukomeye yashakaga kumubwira ko ari niwo mugisha Imana yamubwiraga izamuha, ni ukumuhindura ubwoko. Imuvanye mu bundi bwoko yari imubwiye kuvamo bw'iwabo. Va mu gihugu cyanyu, va mu gihugu cyanyu. Hari igihugu yari atuyemo, niyo mpamvu batakivuze izina, hepfo baravuga ngo ni Uri y'Abakaludaya, ariko Imana ivuga yavuze igihugu cyanyu. Umwanditsi nawe yavuze ngo nuko Aburahamu ava muri Uri y'Abakaludaya, ariko Imana imubwira yavuga ngo va mu gihugu cyanyu. Ntabwo yari yobeye ko ari Uri y'Abakaludaya, ariko ntabwo yayivuze mu izina kuko ntabwo yavugaga Uri y'Abakaludaya, ahubwo cyari igihugu Aburahamu yari atuwemo cy'abanyamuvumo, igihugu cyo muri Adamu wa mbere. Igihe abantu batemewe imbere y'Imana, igihe abantu batemererwa kuba imbere y'Imana, batemewe imbere y'Imana, igihe abantu batandukanijwe n'Imana, iramubwira ngo rero nuhava ujye mu gihugu nzakwereka. Nubwo hari ikindi gihugu nabwo atavuze izina, aravuga ngo nukigeramo nzakugira ubwoko bukomeye, mwene magambo nzaguhindura wundi muntu, uwo ni wo mugisha nzaguha, cyangwa se nzaguha umugisha, nzakwemera, uzemerwa. Nugera muri icyo gihugu uzemerwa. Haleluya, uzemerwa, nzaguha umugisha. Aravuga ngo kandi muri icyo gihugu nzaguhindura ubwoko ngo uzaba umugisha. Ntabwo uzaba ugisengera kugira umugisha, ntabwo uzaba ugisengera kwemerwa, ahubwo uzitwa uwemewe. Ariho Bibiliya ivuga mu Bakorinto ba 2 ngo yabaye icyaha kugira ngo twebwe tube gukiranuka. Ntabwo dufite gukiranuka, ahubwo turi ugukiranuka kw'Imana. Turi ugukiranuka kw'Imana. Niyo mpamvu yamubwiye ngo nimara kuguha umugisha uzaba umugisha. Ntabwo uzaba wemewe gusa, ahubwo wowe ubwawe uzitwa kwemerwa. Uzitwa kwemerwa, uzaba wemewe by'iteka.
kandi nzaha umugisha wakwifuriza umugisha, kandi nzavuma uzakuvuma nzamuvuma. Amasezerano yamuhaga ahangaha yo kuvuga ngo uzamuvuma nzamuvuma, ngo utazakwakira, utazemera ubutumwa bwiza, nanjye ntago nzamwemera. Ntabwo ari bya bindi birirwa babwirana ngo ukuvuma wese ngo ahari hose ngo Imana nawe iramuvumye, ngo niko ijambo ry'Imana rivuga. Reka tujye Bibiliya ntabwo ari Ikinyarwanda bene data, ifite ururimi rwayo bisaba gufata umwanya no gusenga no guhishurirwa. Akwifuriza umugisha nanjye nzamuha umugisha. Mu yandi magambo, umuntu uzemera ubutumwa bwiza, uzakwemera nanjye nzamwemera. Yesu niwe yarabivuze, aravuga ngo nimujya mu kirorero kubwiriza ubutumwa bakabyanga, muzahave mujya ahandi. Bazaba babyanze. Ntabwo ari Imana ishyiraho agahato. Byabindi bajya bavuga ngo nanze gukorera Imana ngo inca amaguru. Iyo ntabwo ariyo Mana yacu. Yesu abarinzi babiri kuri geti ari kumwe na Yakobo na Yohana bagiye kubwiriza ubutumwa ngo bababujije kwinjira, ngo Yohana na Yakobo bararakara baramubwira ngo tubwire tumanure umuriro nk'uko yari yabikoze. Ngo Yesu arabacyaha, aravuga ati ntabwo muzi umwuka ubarimo sha, kuko umwana w'umuntu atazanywe no kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Arangije ngo arahindukira ngo bajya mu kindi kirorero. Abarinzi babiri gusa barindaga ikirorero kimwe, bababuza kwinjira. Yesu ajya mu kindi pe, ntiyagira icyo abagira. Uwo ni wo mutima w'Imana. Ukavuga ngo Imana yagutumye ngo ahantu ngo urayibwira ngo Mana ngo ntaho njya. Ariko abavuga ubutumwa baransetsa rimwe na rimwe n'abapasiteri uburyo baharira n'Imana uburyo baharira n'Imana ngo yarambwiye ngo genda, ngo ndayibwira ngo ntaho njya. Yewe ndavuga uyu muntu mukure ku gituti, urimo uratubwira uburyo wahanganye n'Imana yibwira ngo ntaho ujya, wayimenye ko ari iri kuvuga, none uhagaze imbere yacu, ni wowe uri kutubwiriza. Uhakana n'Imana kuri urwo rwego akabigira kandi ubutumwa rwose, akabigira ubuhamya bwiza, ngo irambwira ngo ndayibwira ngo ntaho njya, ngo bitajya no kwiryamira. Yarakwiye hari n'abandi bavuga ngo hari n'undi wavuze ngo ko yararyaga ubugari bwinshi, ngo yaragiye ngo ajya ku musozi ngo atekera Imana ubugari, ngo arabibwira ngo ngwino ngo Yesu ngo nasyo ngo muze mu burye. Akumva abantu bagaseka bene data, imisobanurire dusobanuramo ijambo ry'Imana, aha Imana yabwiraga Aburahamu yuko abantu bazanga ubutumwa, bazanga kumwakira, kuko we yamaze kuba umugisha, yamaze kuba ubutumwa. Yamaze kuba ubutumwa. Abazanga kukwakira nanjye sinzabakira. Nubwo abantu banga kumva ubutumwa bwiza, abo ngabo nta makiriro bafite. Igitabo cy'Abaheburayo aravuga ngo tuzakira dute, ngo nitwanga agakiza gakomeye gutyo ngo tuzakizwa n'iki? Ngo nyuma yo kubwirizwa ubutumwa bwiza ugahakana, nta kindi cyagukiza. Nicyo Imana yabwiraga Aburahamu ahangaha mu itangiriro. So turabona ko umugisha ari isezerano Imana yasezeranije Aburahamu, cyangwa se kwemerwa, ariko avuye mu gihugu kimwe agiye mu kindi. Mujye mureba amagambo Bibiliya ikoresha, mwibuke urugero cyangwa se iriya story y'umwana w'ikirara, uburyo birivuga ngo yavuye iwabo ngo ajya mu gihugu cya kure. Ntabwo bavuga amazina. Kubera iki? Baba bashaka kugira ngo haba hari ikindi kintu Bibiliya ishatse kuvuga. Ntabwo ari igihugu runaka, ntabwo yavuye iwabo ngo ajye Uganda cyangwa ajye mu Burayi. So ugenda ureba rero amagambo Bibiliya ikoresha kugira ngo umenye icyo ishatse gusobanura. Dushingiye ku byanditswe, Aburahamu umugisha yari afite, nta mugisha yari afite. Dushingiye ku byanditswe, Aburahamu nta mugisha yari afite. Niyo mpamvu Imana yamusezeranije umugisha, kuko ntabwo Imana yamusezeranya cyangwa se yagusezeranya ibyo usanzwe ufite. Bivuga ngo Aburahamu yari afite umuvumo, cyangwa se ntabwo yari yemewe, yari ari mu gihugu kitemewe, igihugu cy'abantu batubaha Imana, batazi Imana. So dushingiye ku busobanuro twabonye ruguru, Aburahamu icyo Imana yamusezeranije kwari ukwemerwa.
imbere yayo. Aburahamu ahantu uri nuhava ukizera nzaguha umugisha. Nzakwemera kuko we ntabwo yari yemewe kubera icyaha cya Adamu. So reka turusheho kumenya niba koko igihe Imana yabwiraga Aburahamu umugisha niba itaramubwiraga ubutunzi. Reka tubirebe. Gatasi nsomera mu Itangiriro n'ubundi 13, turimo turagenda gake gake, twabanje muri 12 aho Imana imuhamagara imubwira ngo nagende. 13 turabona noneho ahaguruka. 13 Aburahamu arahaguruka, ari mu rugendo ready, yamaze kugenda. 13 murongo wa 1 n'uwa 2. Reka dusome. Aburahamu na Loti batandukana. Haravuze ngo Aburahamu ava muri Egiputa n'umugore we n'ibye byose, na Loti ajyana nawe bajya i Negebu. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Umeze ongera usubiremo imirongo ibiri. Reka nsubiremo. Aburahamu ava muri Egiputa n'umugore we n'ibye byose, na Loti ajyana nawe bajya i Negebu. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi n'amatungo n'ifeza n'izahabu. Aburahamu yari afite ubutunzi atari buke bwinshi, afite ifeza, afite izahabu. Aburahamu ari mu rugendo, arimo arava mu gihugu Imana yamuvanyemo ajya mu gihugu izamwereka. Ariko Aburahamu afite ubutunzi bungana gute? Bwinshi, afite n'ifeza, afite n'izahabu. Ibi ntabwo Imana bimuhaye imuhamagaye, ahubwo yamuhamagaye abifite. Bivuga ngo Imana ibwira Aburahamu ngo nzaguha umugisha. Ariko reka manze mbabwire bene data, mwirinde cyane. Reba nk'umuntu wasobanuye Bibiliya y'Ikinyarwanda. Reba za titire yagiye ashyiraho. Titire bagiye bashyiraho zintera ubwoba, kubera ko niyo mpamvu nitujya dusoma mujye mumbabarira ntimugasome izo titire. Reba iyo titire iri aho ngaho ngo Aburahamu atandukana na Loti. Ibaze igice cyose kirimo ibintu Imana yavuze, ibintu byiza, ariko umutwe w'umuntu wasobanuye titire y'amagambo yashyizeho gutandukana. Gutandukana n'ibyo yabonyemo mu gice cyose nka titire. Arangije ahereza idea ababwirizabutumwa, nabo baravuga ngo Aburahamu na Loti batandukana. Gatatu, rekera aho ngaho, Imana igiye kugutandukanya na Loti. Loti w'ubukene, Loti w'amadeni, Loti wakubuzaga amahoro. Uko Imana yabikoze bagatandukana na Aburahamu, Imana igiye kugutandukanya na Loti. Agashya. Kubera iki? Ako gatitire gusa bashyizeho. Ariko usomye neza muri context nk'uko nababwiye, usanga gutandukana kwa Loti na Aburahamu ntabwo batandukanye nabi. Ngo abashumba babo bari batangiye kurwana, kandi uku kurwana ntabwo kwari ukurwana ko kurwana. Uku kurwana nako ntabwo ari Ikinyarwanda. Uku kurwana kwari ugutongana, batongana kubera ko ahantu bari ngo ari hatoya. Bari bafite ubukire bwinshi. Loti yari afite ubukire, Aburahamu afite ubukire, bafite ingamiya, bafite ibintu byabo by'amatungo, ngo ahantu bari ngo ntibyahakwirwa. Hanyuma kubera ko bitahakwirwaga, barabati bati rero reka turebe gukomeza kuba hamwe. Ufite ibintu byinshi, nanjye mfite byinshi, buri umwe wese ashaka ahantu ajya. Nujya mu burengerazuba najya mu burasirazuba, tugende tubona ahantu hahagije twisanzuriye, dushyire ubukire bwacu. Bivuga ngo gutandukana kwabo babitewe n'ubukire bwinshi. Kugira ngo buri muntu wese atangire kumanaginga ibintu bye bitivanga. Gutandukana kwabo kwari kubi, ariko gutandukana kwabaye gutandukana. Ngo Imana gutandukanye na Loti, ngo numara gutandukana na Loti ngo nibwo uzabona umugisha. Ngo Aburahamu amaze gutandukana na Loti, ngo nuko ngo Imana amubwira ngo ubura amaso urebe. Uko gutandukana nyine nuko wavuga ngo nuko Raki amaze kugera i Kigali, ni ibisanzwe. Nuko bavuga ku gutandukana kwabo, hanyuma ngo nuko Aburahamu amaze gutandukana na Loti Imana yamubwira. Ntabwo Imana yamubwiye kubera ko Loti yabuzaga Imana kuvuga. Ntabwo ari uko Loti yabuzaga Imana kuvuga.
so rero umva gutandukana kwabo ntabwo kwari kubi. Reka dusubire ku byo twasomye. Birayavuze ngo Aburahamu ava muri Egiputa, bari mu rugendo rure bararutangiye n'umugore we n'ibyo byose, na Loti ajyana nawe bajya i Negevu. Umurongo wa kabiri ngo Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi n'amatungo n'ifeza n'izahabu. Icyo nashaka kuvuga ahangaha ni uko Aburahamu asezeranywe umugisha, yari afite ubutunzi bwinshi n'ifeza n'izahabu. Bivuga ngo ntabwo ari Imana yamusezeranyaga, ahubwo Aburahamu nubwo yari afite ubutunzi yari afite umuvumo wo kutemerwa. Bivuga ngo ushobora kuba ufite imodoka n'amazu n'ibindi byose abantu bita umugisha, ariko kuko udafite Kristo ukaba utemewe cyangwa se ukaba uvumwe. Ariko kandi Aburahamu yumvira ijwi ry'Imana, arahaguruka aragenda nk'ikimenyetso cyo kwizera, nk'ikimenyetso cyo kwizera. Abwiwe n'Imana arahaguruka aragenda kubwo kwizera. So umugisha wa Aburahamu se ni uwuhe niba atari amatungo n'ifeza n'izahabu, niba yari asanzwe abifite? Ese uyu mugisha ni uwuhe mu by'ukuri? Reka dusome Itangiriro 15 umurongo wa 5 n'uwa 6 tubone umugisha wa Aburahamu uwo ari wo. Itangiriro 15 5 na 6. Nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka, aramubwira ati umurongo wa 5 n'uwa 6. wa 5 n'uwa 6 sorry. Aramusohokana aramubwira ati rarama urebe hejuru ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara, ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Umugisha wa Aburahamu ni ugukiranuka kuzanwa no kwizera. Ariko hari umuntu wamvugira ngo amena rwose. Umugisha wa Aburahamu ni ugukiranuka kuzanwa no kwizera. Haleluya. Iyo bivuze ngo nzaguha umugisha, bivuga ngo nzakwemera, nzaguha gukiranuka, nzaguha kwemerwa imbere yanjye, ariko bivuye mu kwizera. Kwizera iki? Kukubwira ibintu bimeze nk'ibidashoboka, kukubwira ibintu bisiga ibitekerezo byawe, kukubwira ibintu bidashoboka mu maboko mu bwenge bw'abantu ukabyizera. Yamuhaga urugero, icya mbere aramubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu ugende. Aburahamu aragenda. Icya kabiri amusohora hanze ngo amubarisha inyenyeri, aravuga ati zibare niba byashoboka niko urubyaro rwawe ruzangana. Ibyo byose byari ibintu bidashoboka mu maso ya Aburahamu, ariko ngo yizera Imana. Iyo tubwiye abantu ngo iyo urebye kuri Kristo ku musaraba uhabwa ubugingo buhoraho, ubabarirwa by'iteka, uhabwa gukiranuka kw'Imana, biravuga ngo ni ukubyizera gusa. Ntabwo ugomba kubishyira mu bitekerezo ngo utangire kubifitinga muri wowe mu mutwe, ngo utangire Aburahamu nk'uko yizeye yuko urubyaro rwe ruzangana n'inyenyeri, adafite umwana n'umwe, niko natwe twizera ko twakiranutse, twahawe gukiranuka n'Imana. Nubwo tugifite intege nke mu mibiri yacu ziboneka hato na hato, ariko iyo turebye ku musaraba biravuga ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo, ngo ntabwo ngo amaso yabo nazakorwa n'isoni ukundi. Imana ishimwe cyane. Ni ukwizera Aburahamu yizeye ngo bimuhwanyirizamo no gukiranuka. So umugisha wa Aburahamu ni ukwizera kuzanwa no ni ugukiranuka kuzanwa no kwizera. So tubona Imana rero ikomeza kumusezeranya. Icyo numva buri muntu wese acyumvise. Uwo mugisha wa Aburahamu ni uwuhe? Ni ugukiranuka kuzanwa no kwizera, ni ukwemerwa kuzanwa no kwizera. Tubona Imana ikomeza kumusezeranya ko mu rubyaro rwe amahanga yose azahabwa umugisha. Amaze kuba umugisha, ariko ahise abona irindi sezerano rishyiramo amahanga yose. Arishimwe cyane ngo rimubwira ko mu rubyaro rwe, nsomera Itangiriro 22 umurongo wa 18. Turimo turagenda twigira imbere tubona ukuntu byagiye bikurikirana. Hano no abonye isezerano
ry'uko mu rubyaro rwe we amaze kwemerwa imbere y'Imana, ariko noneho mu rubyaro rwe niho amahanga, ntabwo ari muri Aburahamu, ahubwo mu rubyaro rwe niho amahanga yose azahabwa umugisha. Bitewe n'ubusobanuro twabonye, niho amahanga yose azemererwa. Mu rubyaro rwe nimwo amahanga yose azemererwa. Nsomera Itangiriro 22:18. aravuze ngo kandi mu rubyaro rwawe niba amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose azahabwa umugisha. Bitangiriye kuri Aburahamu, birakunze, yizeye Imana bimuhanirizamo no gukiranuka. Aburahamu yiswe umukiranutsi kubera ko yizeye. Hanyuma Imana mu isezerano yuko binyuze mu rubyaro rwe amahanga yose nayo azemerwa muri ubwo buryo nk'uko nawe yemewe. Amahanga yose azizera nayo yemerwe, azizera ahite yemerwa cyangwa se azahabwa gukiranuka kubwo kwizera. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi ntabwo bazi urubyaro rwa Aburahamu. Iyo Bibiliya ivuze ngo mu rubyaro rwawe, abantu batekereza ko ari Isaka, abantu bagatekereza ko ari Yakobo. Ariko Pawulo yavuze neza, atwereka icyo Bibiliya ivuga iyo ivuze urubyaro rwa Aburahamu. Ese Aburahamu yasezeranijwe iki? Ese urubyaro rwa Aburahamu ni uruhe? Keroda dinasto kopaya elewa sine nodigereba. Abagalatiya 3:16. Turebe urubyaro rwa Aburahamu igihe Imana ivuga ngo mu rubyaro rwawe niho amahanga yose azahabwa umugisha. Ese urubyaro rwa ruruhe? Dusomere cyane. Reka dusome. Nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe, nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti urubyaro rwawe nko kuvuga umuntu umwe ari we Kristo. Hallelujah, glory to God. Ahangaha Pawulo irasobanura neza urubyaro Imana yabwiraga Aburahamu. Ngo ntabwo ibyo Imana yasezeranije ngo igihe yabisezeranije Aburahamu, twabonye ko ari umugisha, then bisezeranya n'urubyaro rwe nabwo kandi ni umugisha. Ariko ntabwo Imana irakavuga ngo imbyaro nko kuvuga benshi. Mu yandi magambo, ntabwo ari Isaka, nta nubwo ari Ishimayeli, nta nubwo ari Yakobo, uko nibo bari imbyaro ze. Ngo ahubwo yavuze urubyaro nko kuvuga umuntu umwe, kandi uwo umwe yavugaga ni Kristo. Haleluya. Bivuga ngo urubyaro rwa Aburahamu ni Kristo. Urubyaro rwa Aburahamu Imana igihe yamusezeranyaga ngo mu rubyaro rwawe niho amahanga yose azahabwa umugisha, yamubwiraga ngo muri Kristo wowe maze kukwemera kubwo kwizera, hanyuma muri Kristo muri wowe ntabwo byakunda ko abantu bose bahabwa gukiranuka. Nabikoraga nka sample kugira ngo bigaragare ko bishoboka. Hanyuma mu rubyaro rwawe, haleluya, ari rwo Kristo, amahanga yose niwe ufite ubushobozi bwo kugira ngo abantu bose bazamwizera. Nk'uko wizeye ko inyenyeri, urubyaro rwawe rusamera nk'inyenyeri ukabona gukiranuka, niko mu rubyaro rwawe abantu bazizera ko bababariwe, bacunguwe, hanyuma bose bagahabwa gukiranuka. Mu rubyaro rwawe nimwo abantu bose bazemererwa. Tubonye ko urubyaro Imana yabwiraga Aburahamu yari Kristo. Bivuga ngo igihe Imana yabwiraga Aburahamu ko mu rubyaro rwe arimo tuzaherwa umugisha, hanyuma umugisha wacu tukaba tuwukomora kuri Aburahamu. Aburahamu niwe wabanje kuwubona. Uwuhe? Yizeye Imana bimuhwanirizamo no gukiranuka. So isano dufitanye na Aburahamu ntabwo ari iy'amaraso. Hari abantu bavuga ngo umugisha ngo amaraso ngo ya Aburahamu ngo niyo ari muri jyewe, ngo amaraso ya Sara ngo ntabwo
isano dufitanye na Aburahamu ari y'umubiri. Aburahamu ni uwo muri Middle East, ni uwo muri Aziya, wowe uri muri Afurika. Nta huriro dufitanye mu bijyanye n'umubiri. Dufitanye isano imwe gusa yo kwizera. Yizeye Imana bimuhanirizamo no gukiranuka. Twebwe twizera urubyaro rwe, mu rubyaro rwe aho Imana yasezeranye. Iyo twizeye mu rubyaro rwe, natwe duhabwa umugisha wa Aburahamu wuhe wo kwizera, hanyuma tugaba abakiranutsi kubwo kwizera. Abagalatiya, dusubire mu Bagalatiya 3:13 na 14, duhasobanure gatoya. Abagalatiya 3:13 kugeza kuri 14. Somere. Kadusome. Kuko Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumye umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Aha, uyu murongo tuwusomye nonaha rero, twawusomye dutangira, ubu tuwusomye nonaha urumva ko noneho utangiye kuwusobanukirwa. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. So ijambo rya mbere ririmo ahangaha, twacunguwe kuva mu muvumo. Uyu muvumo ni uwuhe? Wari umuvumo wo kutemerwa n'Imana bitewe n'icyaha cya Adamu wa mbere. So uyu muvumo rero, ariko kandi uzanwa n'amategeko. Kuvuga ngo amategeko ataraza ntabwo abantu bari bazi ko bafite uyu muvumo, ariko amategeko amaze kuza birabanga amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Aya mategeko niyo yahise agaragaza ko uyu muvumo uhari. Hanyuma Kristo aducungura, ntabwo yaducunguye kuva mu mategeko, ahubwo yaducunguye kuva mu muvumo w'amategeko. Amen. Abikora gute? Ahinduka ikivume, mu yandi magambo, kugira ngo aducungure atuvane mu muvumo, yagombaga guhinduka umuvumo. Yego. Yagombaga guhinduka umuvumo, cyangwa se kwikorera umuvumo wacu. Aha duhita tubihuza n'igitabo cy'Abakorino ba 2:5-21. haravuga ngo utarigeze kumenya icyaha, aha mu yandi magambo, uwari warahezagiwe, uwari ufite umugisha, uwari wemewe imbere y'Imana, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Aha, Imana yamuhinduye kuba umuvumo, Imana yamuhinduye kuba utemewe, aha, ku bwacu, kugira ngo muri we twebwe duhinduke umugisha, duhinduke gukiranuka kw'Imana, cyangwa se duhinduke abemewe. So uwari wemewe yahindutse utemewe kugira ngo twebwe twemerwe. Murumva iyo ekwasiyo? Ni arijebure. So yahindutse icyo twari cyo kugira ngo duhinduke icyari cyo. Yabaye utemewe, yabaye umuvumo, uko tuyibanye mu Bagalatiya. Umuvumo ni ukutemerwa. Yabaye utemewe kugira ngo twebwe twemerwe. Ijambo rya kabiri, umugisha wa Aburahamu kugira ngo utuzeho. Ni ukuvuga ngo kugira ngo yabaye utemewe kugira ngo umugisha wa Aburahamu uze ku banyamahanga. Umugisha wa Aburahamu ni uwuhe? Twabonye ko ari ugukiranuka kuzanwa no kwizera. Uyu mugisha wa Aburahamu kuza ku banyamahanga ni ukugira ngo abanyamahanga natwe nitwizera tuzahita twemerwa imbere y'Imana kubwo kwizera. Iyo uvuze ngo umuntu ariho umugisha cyangwa se ni umunyamugisha, uba uvuze ngo uyu muntu aremewe imbere y'Imana. Kandi iyo Bibiliya ivuze ngo twahawe umugisha,
munyumve neza ndafi gusoza. Iyo birivuze ngo twahawe umugisha ihita isobanura uwo mugisha uwo ari wo. Niyo mpamvu ukwiye gusoma neza kandi ugasoma muri detaye witonze. Bibiliya iyo ivuze ngo twahawe umugisha ihita isobanura uwo mugisha uwo ari wo. Reka dusome mu Efeso 1:3 kugeza kuri 5. Madamu Gatesi yongera adufashe. Efeso 1:3 kugeza kuri 5. Tubona Imana ivuga, Bibiliya Pawulo avuga ko twahawe umugisha agahita asobanura n'uwo mugisha uwo ari wo. Reka dusome Efeso 1:3 kugera kuri 5. Aravuze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nkuko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Amen. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Murabona Paulo avuga yuko twahawe imigisha. Hano yavuze imigisha kubera iki? Aranayisobanura hasi nuko iri mu bwinshi ahangaha. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo. Muri Kristo yaduhereye imigisha muri Kristo. Imigisha ingahe yose y'umwuka mu ijuru muri Kristo. Ngo nkuko asobanura iyo migisha yariyo ku murongo wa 4. Yadutoranije kera isi itararemwa. Umugisha wa mbere ni ugutoranywa kera. Watoranijwe kera. Haleluya. Umugisha wa kabiri kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Uyu niwo mugisha wa kabiri, yagambiriye ko tubabera. So iyo birivuze umugisha ihita isobanura uwo mugisha uwo ari wo. Uyu mugisha Imana yagambiriye kera yuko tubabera. Haleluya. Kuba uwera imbere y'Imana udafite umugayo nicyo Paulo yise umugisha. Nicyo Bibiliya yavuze ko ari umugisha. Haleluya. Kuba uwera. Ariko reka ntangaza aya makuru, reka ngutangarize mwene data urimo kunyumva. Umva umugisha Kristo yaguhaye. Uruwera ntabwo uriho umugayo imbere yayo. Haleluya, glory to God. Uruwera ntabwo uriho umugayo imbere. So uyu mugisha yawuduhaye kubw'urukundo rwayo, ntabwo twabigizemo uruhare. Ngo uyu mugisha waduhinduye kuba abana bayo. Kuri uwera byakugize umwe n'Imana, byaguhaye kamere imwe n'Imana, uhita witwa umwana wayo. Sokedi na nozile doba, byaguhaye gusangira kamere n'Imana. Byaguhaye kwitwa umwana w'Imana, bivuga gusangira kamere n'Imana, gusangira DNA n'Imana, gusangira uturemangingo. Ndumva ndafashijwe mwami wese. Yakoda kamarado zokopa. Ngo kubera yagambiriye kera, ariko uyu mugambi wayo yawugezeho. Ngo yatugize abera batariho umugayo imbere yayo. Hanyuma kutugira abera ngo biduhindura abana b'Imana, bituma duhuza kamere n'Imana. Ngo tubiheshejwe nande? Na Yesu Kristo. Atari kubw'imirimo yawe myiza, atari kubwo gutanga icyacumi kwawe, atari kubera kuba umwizerwa kwawe, ngo kubw'ineza. La gedoso, kubw'ineza y'ubushake bwayo. Kubw'ineza y'ubushake bwayo. Gutoranywa, kugirwa uwera utariho umugayo, guhindurwa umwana wayo. Iyo niyo Paulo yise imigisha yo mu mwuka. So iri jambo umugisha ntabwo ryakoreshejwe cyane mu Isezerano Rishya, ahubwo Paulo yakoresheje irindi jambo ryitwa ubutunzi. Ntabwo ijambo umugisha ryakomeje gukoreshwa cyane mu Isezerano Rishya, bakomeje gukoresha ijambo ubutunzi.
umuntu utunze witwa umutunzi ni umuntu wababariwe ibyaha bye. Dawidi yavuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa umutima we ntubemo uburiganya. Umuntu Imana itabaraho gukiranirwa, uwo ni uhiriwe, uwo ni we mutunzi. Kubera iki? Kuko Kristo ari we mutunzi w'imbabazi. Abaroma 2, haleluya. Kuko ari we mutunzi w'imbabazi. Imana ishimwe cyane yaduhaye kuri ubwo butunzi. So Bibiliya ikomeza kubyita ubutunzi mu isezerano rishya. Gosile doba ubutunzi. Ndibuka urwandiko rwandikiwe itorero rimwe ryo mu Byahishuwe, ngo Imana irimo kubabwira ngo wibwira yuko utunze, ufite amafaranga uguwe neza, ngo ariko utazi ko uri umukene, umutindi wo kubabarirwa. So ubu butunzi rero Pawulo yavuze ni wo mugisha twahawe muri Kristo Yesu, ni ukubabarirwa ibyaha, ni ukwemerwa imbere y'Imana tutariho umugayo. Imana ishimwe cyane. So iri jambo ryakoreshejwe, reka turebe ahantu ryakoreshejwe vuba vuba. Abakorinto ba 2 igice cy'8 umurongo w'9, dusomere ni 9. Gane gato dusome Abakorinto ba 2 8:9, haravuze ngo kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Amen. So tugendeye ku bisobanuro twasobanuye, umuntu wese ashobora guhita yisobanurira iki cyanditse. Muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, nubwo bwose yari umutunzi. Bivuze ngo iki? Nubwo bwose yari yemewe, nubwo bwose yari afite ubumana, yari Imana, ariko yemeye gukena ku bwanyu. Mu yandi magambo, yahindutse icyaha. Gukena ahangaha bavuga ni uguhinduka icyaha. Imana guhinduka umuntu ni ubukene. Imana guhinduka umuntu ni ubukene. Imana yahindutse umuntu, nubwo bwose yari Imana ariko yahindutse umuntu kugira ngo mu bumuntu bwayo mwebwe muhinduke nk'Imana. Umva, ntabwo ubu bukene bavuga ahangaha ngo Yesu ngo yari atunze, ngo yabaye umukene, ngo yaraye inzara kugira ngo njyewe ndye, ngo nta mafaranga yari afite kugira ngo njye nzayatunge. Reka iyo interpretation ntibaho. Nubwo bavuze ngo yari umukire, ntabwo bavuze ko yari afite amahera cyangwa amafaranga. Yabaye umukene, ntibavuze ko yaraye inzara. Ibyo ntabwo biri ari Ikinyarwanda. Ubwo bukene si ubukene wowe uzi, n'ubwo bukire si ubukire wowe uzi, ahubwo ubukire ni ukuba Imana, ubukene ni ukuba umuntu. Hanyuma yari Imana ahinduka umuntu kugira ngo mu bumuntu bwe aribwo bukene twebwe duhinduke nk'Imana. Yari umukiranutsi ahinduka icyaha, uko niko gukena, kugira ngo binyuze mu guhinduka icyaha kwe twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. So nicyo Pawulo yise ubutunzi. Yari atunze, hanyuma ahinduka umworo, niko Kirundi ivuga ngo kugira ngo binyuze mu bworo bwe twebwe bidutungishe. Uku gutunga rero nibwo butunzi Pawulo yavuze. Haleluya. Arabuvuga mu Bakorinto ba 2 igice cyaho cya 4 umurongo wa 7. Usomera ndumva ibintu. Dosele liranonista koba. Abakorinto ba 2:4 umurongo wa 7. Umurongo wa 7. Nuko rero nk'uko musaga muri byose, ari ukwizera no kuvuga neza no kumenya no kugira umwete. Abakorinto ba 2:4-7. Sorry. 4:7 haravuze ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba kugira ngo imbaraga z'isumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Amen. Ongera usome uwo murongo neza. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba
kugira ngo imbaraga z'isumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twebwe. Amen. dufite ubwo butunzi ayiwe ahangaha nyine muri uyu mubiri, muri uwo mubiri wawe intege nke, muri uwo mubiri wawe urwara, muri uwo mubiri wawe aho ngaho niwo butunzi buri, ntabwo buri ahandi. ubwo butunzi tubufite mu nzabya z'ibumba ngo kugira ngo imbaraga z'isumba byose zibe iz'Imana. Haleluya, glory to God. Egenosila baladeleva. mureke mutahe mujye kurya. gumamo Asomera Abafilipi 3:7 tugire vuba. Abafilipi 3:7 kugeza ku 9. turimo turareba ahantu Pawulo yakoresheje iri jambo ryitwa ubutunzi, ariryo risobanura umugisha cyangwa se kwemerwa, gukiranuka kutava mu mirimo ahubwo kuva mu kwizera. Abafilipi 3:7-9 aravuze ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo Yesu. kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ariko kuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Niwasi ya kidego silale la delade Shomendelezo braketo braheze. ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo. Ntabwo byagiye, biracyahari, ariko byatakaje agaciro kubwo ayiwe salila denisto. hari ukuntu ufite imyenda myiza, ariko ukagira iyindi myenda yinjira y'agaciro, ya yindi ntabwo ibivuyeho, ibigihari, ubona itakaza agaciro bitewe n'indi y'agaciro winjijemo mishyashya. Pawulo yaravuze ngo ibyo nari nsanzwe mfite byari ibihe kwari ugukiranuka kwe. yaravuze ngo mu byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. kugira ngo umenye ibyo yavugaga ugomba gusoma imirongo ibanza. yaravuze ngo ku bijyanye n'amategeko, gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo, ariko gukiranuka kw'Imana kumaze kwinjira kumenya Kristo yimaze kwinjira, ndebye bya bindi nakoraga mbona nta kamaro bifite, mbitekereza nk'amase. aravuga kubwo kumenya Kristo. umurongo wa 8 ngo ndetse ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, kubw'ubutunzi butagira akagero, kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo. ngo kubw'uwo nahombye byose, ibyanjye byose. mu yandi magambo, imirimo ye yose myiza, ibyo yakoraga byose arwana kugira ngo abe umufarisayo, byose yabishyize hasi. ntabwo ari bya bindi ngo Yesu ngiyo umuntu kugira ngo umubone ugomba ngo kujya guhombe yaguhombya. ngo Pawulo yaravuze ngo nahombye byose kubwe. ubwo rero ngo iduka warihomba, ngo umugabo wamuhomba, ngo umwana yagenda. ariko bari abantu ibintu avuze ko yatekereze ko ari igihombo, ibintu byose avuze ko yahombye byari imirimo yakoraga mu bufarisayo. yavuze ko yarenganyaga itorero ry'Imana ngo ku bijyanye n'ishyaka, ngo narenganyaga itorero ry'Imana. ibyo rero nibyo yakora, nibyo yise igihombo. yarabirebye ngo abona ni amase, nta kintu byari bimaze. aravuga ati ndabihombye cyangwa se ndabitakaje kubwo kuronka ikindi, ubutunzi butagira akagero. ubuhe? kubabarirwa ibyaha, guhabwa gukiranuka kubwo kwizera. tubibona gute ko aribyo yavugaga? umurongo ukurikiyeho uravuze ngo kandi mboneke ko ndi muri we ndafite gukiranuka kwanjye. mu yandi magambo, ubu nibwo butunzi yavugaga, ni ukuboneka imbere y'Imana utabonetseho no gukiranuka kwawe, ni ukuboneka imbere ya Data, ni ukwemerwa imbere ya Data utemeye binyuze mu mirimo yawe, ahubwo ngo binyuze mu gukiranuka kuzanwa no kwizera. ubu nibwo butunzi Pawulo yavugaga.
Enina sekidale gobaya. Nina zitelelo silakera. Edinina selekopa. Paulo itasobanura ubwo butunzi akavuga yuko ari ukuboneka imbere y'Imana atabonetse nguko yabonekagayo kera ajyanweyo n'amategeko ajyanwe no gukiranuka kwe ngo ubu butunzi maze kububona maze kumenya ko ngaragara imbere y'Imana afite gukiranuka kwanjye esisa ni natopa ahubwo ngo mfite gukiranuka kw'Imana nemewe mwene data ngufitiye amakuru meza muri uyu mugoroba nsoza nkubwira ngo waremewe imbere y'Imana kandi esopayaga waremewe wahawe umugisha kelelo salidaba genemos undisikira ketelegenenos kanina sakika Mana turagushimye Mango preto zabralezosha ukatwemera ukunyine Marako shamaze brevo balelas nagira ngo buri muntu wese ahari afata umunota umwe asenge shima Imana yakwemeye shima Imana ndagira buri muntu wese ahari shima Imana abantu bose baboneka imbere y'Imana badafite gukiranuka kwabo zamura dushimire Yesu haleluya egesosidi gabayabo tugushimiye ijambo ryawe tugushimiye ibyo wakoze muri Kristo Yesu tugushimiye ko wakwemeye wacyubahiro haleluya imigisha y'Aburahamu iri kuri twebwe imigisha yose y'Aburahamu iri kuri twebwe tekerezwaho kera kurobanurwa guhindurwa bera batari umugayo imbere y'Imana byose biri ku buzima bwacu n'abera bose turi kuhangaha cyubahiro kugira neza izina rya Yesu amen